Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba 05 TV. Uyu ni umwanya mwiza twateguye tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nuko mureba imbere yacu, imbere kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa. Urakomeye cyane. Urakomeye cyane TSP. Yes. Watangira wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye hato bakwibaza se ninde uyu muntu uricaye imbere yacu ninde? Ni umwanya kugira wibwira abantu badukurikiye hanyuma tuze tubanoshiraho gato kugira tugiye kuganiraho. Okay, TSP murakoze. Amazina yanjye nitwa Sibomana Emmanuel. Sinzi niba hari ikindi kintu ushaka kumbazaho. Sibomana Emmanuel. Ntago nonaha njyewe urebye navuga ngo sifite amatsiko. Ariko abantu badukurikiye abakunzi ba 05 TV cyangwa se 05 TV bo baribaza ngo uyu mugabo cyangwa se uyu musore byose turaje tubigereho ni iki cyatuzaniye. Ariko hagati aho dufite isanyamatsiko yibaza ku rubyiruko ruhari rugaragara muri no minsi ya none. Yego. Iyo turebye imyambarire tugendeye kuri bano bakobwa baherutse gusoza amashuri yabo, nicyo cyateye cyangwa se cyaduteye kugutumira. Dushingiye ku bunararibonye ufite muri ibi bintu, cyane ko iki kibuga bari gukiniramo wakibatanzemo. None mwibaza ngo ese uyu mukobwa wambaye ubusa yatekereje ko ejo ashobora kubaka, kuba umufundi, kuba umuyede, kuba umukozi wo mu rugo, ibintu nk'ibyo. Kuko ubu tuvugana ntago ari ukuzimura ariko uri umwubatsi cyane. Rero ese ibira bintu wabarayibonye nawe? Ahubwo TSP uziko buriya narinzi ko ari njye muntu wabibonye. Mbega abana bababaje. Rero bakunzi ba 05 TV icyo tugiye kuvugaho ni kuki turangiza kwiga tukiyandarika aribwo igihugu cya kidutezeho umusaruro, aribwo twari tugiye gutanga uburere bwiza ku bandi bana bari inyuma yacu. Umwanya ni wawe. TSP urakoze. Nukuri hari ibintu bibabaje pe, bibabaje ku rwego rwo hejuru. Uzi ko muri kino gihe gishize nibura mu myaka nk'itanu ishize abantu barangizaga kwiga kaminuza bakagraduatinga ariko nta myitwarire ya gendaga igaragara mibi. Ntabwo navuga ko ari myiza kuko ntabwo ari ikintu nashima. Hari imyitwarire mibi mbere rero ntabwo yagaragaraga nk'ubu. Ubu turi kugira gutya tukabona nimba ari ukwishima ukajya kubona umuntu akandagiye ku bitabo. Sinzi nimba ayo mafoto waba warayabonye acicikana. Narabibonye ariko wenda ngiye nk'umunyamakuru ufite uburyo kimbonamwe ibintu. Ese ndibaza ni ikibazo kiri mu bana cyangwa ni ikibazo kiri mu babyeyi? Ese abana nta kibazo bafite n'ababyeyi nta kibazo bafite, noneho abarimu babigisha nibo batabahaye cyangwa bababwira agaciro k'icyo gitabo. Ese ko ukandagiye ku gitabo kandi ukabura kwishima ko ushoje kwiga, wishimiye iki? TSP kwiga biravuna ubundi pe, sibyo? Kwiga ni ikintu kivuna kuko kubona utangira uhabwa uburere n'ababyeyi, ugatangira mu wa mbere, ugatangira mu wa kabiri, ukarangiza primaire, warangiza ukabona amahirwe ukajya secondaire ukayiga ukayirangiza ukajya kaminuza. Igihugu kiba kigutegezeho byinshi, kiba kigutezeho byinshi pe. Noneho wagira gutyo ukajya kubona rwose umwana w'umukobwa ararangije. Ako sinzi niba ibyo naraga barabibonye. Akifotoza rwose yambaye akantu nubusa wenda batwihanganire, wenda baze kutwihanganira, sibyo? Ntago ari twe tuje kubasebya kuko nibo bishebeje. Turi kubivuga uko ibintu biri. Iyo umuntu agera ubwo arunamika risi kagaragara kandi ngarangije amashuri, ese utekereza ko ninde uzakugira ikizere cyo kuguha akazi? Ubwo sinye nakaguha mbona umeze kuri yara cyo kora umugari mbona ubuse nakaye kazi. Nakaye kazi yakora. Ni ndege se ni muki? Simbizi. Hanyuma Sibomana. Yego. Twagira ubuntu bwo kukubona rero nk'umuntu nkuko twatangiye tubivuga, wabanje mbere yuko ubu umwubatsi wabanje kwiga birumvikana usoza amashuri yawe. Ni iki cyubona twakora cyangwa se
nk'ababyeyi bakwiye gukora, abarimu bakwiye gukora, n'aba bakobwa cyangwa se abasore bari gusoza amashuri, ni iki gikwiye kugira ngo ese ibi koko tubyubakeho tuvuge ngo ni amahoro, cyangwa ni ibintu dukwiye gutesha? Wowe igitekerezo cyawe none aha ngaha uhagaze hehe? Reka nkubwire, buriya ngo ubabaje umuryango aba ahombeje igihugu cye. Yego. Mu by'ukuri nimba umaze kwiga, nta nubwo ndebera ku bakobwa cyangwa se abahungu. Kubera iki? Twese dufite umusanzu ku gihugu cyacu. Yego. By'umwihariko nk'iyo umwana w'umusore nawe agiye akagira indi myitwarire, aba yarumbiye igihugu. Byagera ku mukobwa, umva niryo terambere ry'iki gihugu. Mu by'ukuri iyo ugiye ukareba, ese buriya wenda ngarutse nko kuri iyi foto uri kubona hano, mbabarira umubwiza ukuri, uriya mwana w'umukobwa ugisoza kaminuza nibwo gitangira, nta nubwo arajya hano hanze ngo arebe ubuzima buhari. Tagisiri agiye mayizi. Hano hanze hari ubuzima bugoranye. Hari abantu benshi badafite akazi, ariko we agatinyuka. Se wambwira mu ruhe muco? Ntarebye no ku muco gusa. N'ababyeyi bashyire akabo. Kwiga ntabwo umuntu azajya kwiga ngo ajye ngo n'ubumenyi yagiye gukura hariya gusa. Ubumenyi budafite n'uburere buriya ntabwo twere guca ibintu hirya. Hajemo umubyeyi ashyire hake, nubwo dusigaye tugira imyaka ingahe ugasanga twibereye mu mageto, ariko hari abakwiye kuba badukurikirana. Eske buriya n'ikigo nacyo kiba kigomba gushyiramo indangagaciro z'ubwenegihugu byibuze, bakabanyafura n'akanyafu no mu masomo batanga, byibuze iriya myambarire nayo ikajyaho. Yego mbona ibigo byinshi dushishikarijwe ko kugetinga amafaranga, ariko nta gaciro cyakagombye. Kuko nimba umwana w'umukobwa atinyuka akajya kwiga yambaye mini ingana kuriya, bariho nivugiraho cyane, nubwo n'abasore bahari bishwe n'ibiyobyabwenge, ariko ku mwana w'umukobwa ni uwuhe muryango we uw'ejo hazaza? Sinzi niba warumvisha amakuru amaze iminsi avuga y'uriya mwana w'Imusanze wiyahuye kubera ko umubyeyi we yamuhaniye ku ishuri. Ese ndibaza mu kanya ukomeje ku kintu kivuga ngo muri ghetto. Yego. Ese dufate ko ghetto arizo ziri kubatera ibyo? Ese ni ubwigenge bwinshi bahawe? Ubundi kera twe twiga, umwarimu yari afite uburenganzira 100% bwo guhana umunyeshuri mu gihe yagize ute yakosheje. Ariko ubu ngubu ibyo byakuweho. Ese nibyo byateye abana kwigira ibyigenge? Urumva nkuriya wiyambuye, ibaze kwiyambura ubuzima ngo umubyeyi wawe yaje ku ishuri araguhana. Ese uyu ko yabikoze n'ubundi ataha iwabo, nutaha muri ghetto tubatandukanyirize? Nge mbona ghetto atari cyo kibazo, ahubwo harimo kwirengagiza nkana umuco. Kwirengagiza umuco? Yeah. Umuco twagakwiye ku babyeyi bacu, nubwo no ku kigo tuwiga ntabwo tuba twarawitaye hariya mu rugo gusa. No ku ishuri tugomba kubugira. Cyane ko ugomba gutarika kuvuga ngo ese nimba ndi gukora ibi, ejo ninde uri bumpa akazi? Mu myaka se basi nimba afite imyaka 25, kuko nibwo kenshi usanga turi kurangiza na kaminuza, wenda icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu myaka 35, ese iyo foto mu gihe nzaba mfite urubyaro ngomba kwitaho, rukagwa kuri iyo foto, ese ubundi ubwo ukeka ko umwana azatekereza iki? Uwo ni umubyeyi. Bwa burere budahari. Ubwo ni uburere budahari. Bwa burere budahari. Uburere buriya buhera mu rugo, ntabwo buhera ku ishuri. Kugira ngo rero ibintu bigende neza, we mubyeyi ganiriza umwana wawe kugira ngo byibuze urebe ko yagendera kuri izo ndangagaciro. Ndabizi ko n'abana natwe ubwacu rimwe na rimwe abana turanana, ko natwe iyo myaka tuyirimo, kandi hari na barumuna bacu tuba tubona, sibyo? Ariko tugerageze pe. Yes, bakunze ba 05 TV, nkuko mubyumva turacyari kumwe na Sibomana Emmanuel. Kandi akaba ari inzobere mu by'ubwubatsi, kuri inzobere mu by'ubwubatsi. Rero turacyakomeza kuganira nawe, ese twibaza kuko ni amakosa. Ariko waretse nkakubwira akantu kamwe. Nta kibazo. Ntago ari ubwubatsi bwose mbamo, ni ukuvuga ngo ndi muri department ya finishing of construction.
painting and design by'umwihariko na waterproofing. Urabizi ko muri iki gihugu dufite amazu yishwe n'amayinite ibisenge bidafite bimeze neza. Ahubwo nanjye no kuzaza nanjye kurebera. Ahubwo ya pisine yawe yindaburi. Hanyuma tukiri aho ngaho urumva uboneho n'umwanya wo kwamamaza nta kundi twabigenza. Urumvikana ko umuntu waba ukeneye bimwe mu byo uyu mugabo mwumvisha akora, ariko hari icyo twasimbutse. Uri umugabo uri umusore? Ariko yabwira abakunzi bacu ko wabona hari umukobwa uri kutureba wenda we wirinze akaba afite n'umuco, ariko apana bariya bari kwambara ubusa ngo bashoje kwiga, sibyo? Aho umukobwa akavuga ati wabona ngiye kwiga engineer, amara amatsiko. Mbamara amatsiko? Yes. Ni iki mubona? Yes, urumva umusore nk'uyu wirinze ntago ari wo guhabwa abakobwa babirwa bambaye gusa. Yego no muri no minsi ntago biba byoroshye, ariko nyine so Imana nyine niyo bizikiri. Agataho so gutambikira wowe ba muri ghetto? Muri ghetto? Muri ghetto? Ntago mba muri ghetto. Yes, byumvikana ko iyo uba muri ghetto nawe urikirana nk'abandi, ubarishwe n'urumogi nk'abandi, uba ufite indi mico itari myiza. Naho twaba muri ghetto tumenye uburyo tuzibamo. Tumenye uburyo tuzibamo kuko hano hanze ntabwo horoshye. Umuntu aragufatirana n'ubushomeri ufite, akagufatiranya n'icyo ufite, ejo hawe akahatwika. Ariko hari terime ziriho ngo no kurya ubuzima. Kurya ubuzima? Uko ntacyo uko imyaka igenda yiyongera niko umenya agaciro ko kurya ubuzima. Baravuze ngo sakindi ejo zabyara ikindi. Kurya ubuzima winjije iki? Banza urebe ni iki ninjije mu mufuka. Impamvu ibyo mbivuze, hari abagabo cyangwa se ababyeyi bifashisha rwa rubyiruko twavuze, bakarwica mu mutwe bakoresheje ibyo bakozeho kera, kuko bo bagira amahirwe yo gukora ku mafaranga kera. Yagusanga muri ghetto nyine akaza kubeshyeshya ibintu byinshi, yakubwira nk'akayetaje, ariko Imana ishimwe kuko ufite uburyo bwo gukoramo amafaranga, ntabwo ibyo bishuko byakugeraho. Ariko tubona no kubwira abantu bari kwiga n'abandi batagiriwe amahirwe yo kwiga nabo barahari, tubabwira ko ikintu cya mbere ni mu mutwe wawe. Oya, ikintu navuga cyo bitewe n'ukuntu inosi iri kugenda igira imihindagurikire cyane. Bivuga ngo sinize iki gihugu dufite amahirwe y'ibintu bitandukanye. Uriya mukobwa wabonye muri ariya mafoto cyangwa se kuko hari n'amavideo, ugiye kubona ukabona aje muri kampani yawe ashaka akazi, ese wakamuha akazi? Wagaha umuntu ujagaraye kuriya kugira ngo agukorere iki? Urumwe yagufasha iki? Umuntu utinyuka akambara akajipo kagera hano, wenda simvuze ngo ni no muri kampani y'ubwubatsi, ashobora no kujya mu zindi, akuze nk'umuntu wabonye iriya foto ariko wayisubijeho murayibona. Reba iyi foto. Hanyuma ntabwo ngo nagize amahirwe yo kukubona, sibyo? Ujyanye umwana ku ishuri, yego, ugurishije inka yawe cyangwa se bitewe n'uburyo cyo ukoramo baraguhembye, avuze ati umwana wanjye agiye ku ishuri, wagera ugasanga umwarimu ugiye kumwigisha nuriya wabonye. Ese umwana wamusiga ku kigo utekanye, umwana wamusubizaho ukajya kudukara ikindi, wabigenza gute? Ushaka ukabara ko ari segonde ni ishuri. Reka twere kugucira inyeri. N'ubundi byo sukuvuga ko bidahari. Hari abarimu nabo bameze uko bajagaraye. Hari umwarimu ujagaraye, ariko we yamaze kugetinga, yamaze kubona ako kazi, sibyo? Nubwo nabari kugakoresha mu buryo butari bwa kinyamwuga, ntabwo yagakwiye kugaragura uwo mwana. We yashingira kuri diplome yiwe afite kubera ko iri kumugarurira, ariko si uwo mwana muramushyirahe. Amushyira he? Ngiye mvuze uko mbibona, uwo mwarimu ngewe mfite ubushobozi namwirukana. Kumwirukana? Gusa saba ubwo byonyine. Ngewe wanjye navuze uko mbibona, sinzi uruhande rwawe, ariko ngewe ari nge namwirukana. Ikindi cya kabiri ari nge, umwana wanjye ntabwo namushyira kuri icyo kigo. Nubwo bwose mbivuzeho karya iminwa, ariko nge TSP ndabivuze. Hanyuma ikindi, hari ikindi nagira ngo tunasatire ku musozo, kuko tukure kuri ujye no mu kandi kazi, sibyo? Hari ikindi ngira ngo imbe nakubaza. Mbaza naje hano sinaje mbaza. Hari iyo twumva ruswa iri mu buryo bwinshi. Hari ruswa mu buryo bw'amafaranga,
irahanirwa. Hakaba indi ruswa by'umwihariko abantu nkamwe, ndavuga nkamwe mufite akazi mukora, mukenera abakozi, bakunda kugwamo ngo ni ruswa y'igitsina. Ese umugore cyangwa umukobwa utwumva ujya gusaba akazi ugaragara kuriya, yambaye kuriya, akagusanga muri ofisi, hari n'agaterime kaje ko kuba wati wenda muri ofisi ubujaga bati mu rugo niye cyangwa duhure muri hoteli tubiganira uko ndi gushaka akazi. Ugasanga umuntu yambaye kuriya, we nta binandaro yo gutuma ushobora kuba wamusaba ko muryamana, bikaza kwitwa ngo ni ruswa y'igitsina, ariko mu by'ukuri nawe ubundi abanyarwanda bavuze ngo agapfundikiye gatera amatsiko, none aje kukureba yagapfunduye. Ese ubundi koko ubu mwangije cyangwa yiyangije kera? Njyewe aho ntacyo gusubiza kuri kote ebyiri. Ari wowe mukoresha uri fake, ndabivuze, wowe mukoresha uri kunyumva ubona umukobwa aje kukwaka akazi ukagendera ku gitsina, ari business yawe urayihombeje, kuko ako kazi ntago azagakora neza. Umenye ngo waguye muri risike z'igihombo rwose pe. Nta nyungu wabona, nta gihe cy'uburambe. Business yawe nimba ari cyo wayubakiyeho, garatwa birakureba, ariko ntago ari ikintu gishimishije. Nimba ufite business, komeraho, hanga udushya tw'ukuntu wagera ku iterambere, wakaguka. Noneho nigarukire kuri wa mukobwa rero, cyase wowe musore ugiye kwaka akazi muri company, ugiye ufite iyo mico ya ruswa. Turabizi ko ruswa mu gihugu ahantu igeze ubuzima burahagarara. Yaba kuyitanze, yaba kuwuyakiriye arahanwa cyangwa se ingaruka zimugeraho. Ariko icyo nakubwira cyo ni iki: wowe ushaka gutanga ruswa witwaje ibyo, umenye ngo ubuzima bwawe murabushyira mu kangaratete. Ikiyongereyeho, nimba uri umukobwa uzi risike zirimo. Ese nimba umukoresha kwatse ruswa, ni igitsina, ni amafaranga, ni iki? Wowe ubwawe ntufite imitekerereze mizima yo kuba wakaka ahandi akazi, cyangwa ukana muri potinga ukamutanga. Ariko ugeze aho ngaho ukana muri potinga akazi kabuze. Akazi karabuze, ndabizi. Wowe ubwo wanase mbyumva wagiye mu buryo bwawe kuko ufite akazi. Ntago aricyo nashingiraho nshuti yanjye, ndabizi. Ariko hari umuntu umaze imyaka 10 yarize, abitse diplome, yabuze akazi, agira ubuntu bwo kumva ko kwa Sibomana bari gutanga akazi. Yaradepoje, yarahebye, none agiye gukoresha umugore kugira ngo byanga bikunda kugushe mu mutego, kugira ngo byanga bikunda umusabe ko muryamana. TSP akazi ntabwo twicara mu rugo ngo kahadusange. Akazi turashubika tukiruka, kuko ndagira nkubwiza ukuri ngo iyo turi kurwana dushakisha ubuzima, cyangwa dushaka iterambere, dushaka icyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ubashe kugenda neza, ntabwo tuza. Wivuga ngo akazi karabuze, karabura kuri iyi kote, ahubwo ikibazo kibawe ntacyo uzi. Dusuzugura imirimo. Dufite amahirwe y'igihugu cyiza kiduha amashoti twasize ku bintu bigiye bitandukanye. Noneho ikindi, iyo utari usuzugura umurimo, ujya mu kintu kitari passion yawe, ukareba runaka ngo marakora iki ngiki nicyo gishobora kwinjiza, nawe ukaba wirukankiyeyo. Nimba wari ufite na twatundi twaye duke, atari ikintu ukunze, ejo ukabura sinzwe, ukabushatse kugira ibiki, ariko si ibyo. Bika ko hari umwana usoza kwiga akavuga ati ngiye nicaye muri office ntabwo nta kandi kazi nakora. Rero ajya kwirirwa umwanditse izuba, reka tujye dushyira reality hano. Ndagira nkubwize ukuri ngo akazi ni wowe ubwawe ugomba kugakereya, ahubwo dukereye cyane. Kubera iki? Abakagiyemo bakagiyemo. Akazi ka office ni gake gahari, turwane dukereya. Wigira akazi usuzugura ikintu cyo uri gukora, cyangwa se icyo wumva ukunze, rwana no kugira ngo urebe ko wakinjiramo, numara kukigeramo naho umuntu yaza akabona ko hari icyo urimo, azagufashirizamo. Ariko ntuvuge ngo usuzugura akazi cyangwa akazi karuze, rwana. Ariko kabiro ko ntugatekereze none ushatse kuvuga ko ari nka bya bindi tuba turi kubona,
ntabwo ari ukubeshya. Hano hanze dufite ibibazo, turimo turiga ibintu bitandukanye by'umwihariko twigira nko mu buhinzi, ugasanga twese twizamukiye turi muri Kigali, harya rabu cyangwa seminari twese tuzajya kwirunda muri izo biro. ikibazo imisozi twayisize yangabaye hariya, ntituri gukurikiranya ibihe byacu ngo turebe ngo bimeze gutya, igihe cy'imvura ni iki, ese n'ibiza byageze gute, ese niki, buri kimwe ku murongo. Twe tuje kwirunda muri Kigali, turashaka akazi ka biro, uretse na Kigali turagashakiraho katari. Nose nimba narize ubuhinzi, haba wa mugani ndimo ndarwana hano muri Kigali, urubyo bintu numva ari sawa. Oya, tugerageze. Okay, icyo mvanyemo nuko aho uri hari amahirwe yuko wahakorera. Aho uri hari amahirwe ko wahakorera. Yego. Nicyo numvishemo. Kandi none harwana ukabona biranze hindu, ariko bitewe n'ikintu wumva kiri ipasho rya. Kintu wumva ukunze. Kuri bya bizaguha amahoro. Ikindi twavuze ku bintu byinshi, Sibomana, mu by'ukuri nge TSP na team ngari ya 05 TV turagushimiye. Ariko ntabwo dushoje, bari mu nyisaguruka. Turagushimiye ko mukanya turakuzanira n'amazi. Kuko twakuvugishije, twakubajije ibintu byinshi ko twakubonye twatugukeneye. Hari byinshi twungutse, abakunzi bacu nabo hari byinshi bungutse. Nawe ukurikiye kino kiganiro mu myiteguro yo ko bwate amashuri ngiye kubarangiza, wumve ko bakuru bawe bakubanjirije, ndavuga twabonye kino cyiciro gitambutse, ntabwo bitwaye neza rwose. Niko ndagira nkubwiza ukuri, uretse no kugira ibyo twirengagiza, nk'umubyeyi uzi neza yuko atagomba gukurikirana umwana we, uba ugomba kumukurikirana A a Z. Yego. Ukamenya umwana bimeze gute, bimeze gute. Nta mwana ukura ku babyeyi. Ntawe. Aba muri Misiri rero barakuze. Biriya bintu ntabwo ari byo. Ko guhera ku myaka 6 umwana ari kuba afata telefone agacata. Kuyifata ntabwo 12 ari gucatinga n'abagabo bubatse. 22 ari kurara asimbuka imigenda, ari asimbuka ama etage. Areka tumenye ko ibintu biri gupfira hasi. Iyo 25 ese bari abakobwa wambira ngo ni amasugi. Reka nitukabeshya. Wenda ni amasugi. Ariko abakobwa babandi ni amasugi. Ariko icyo nta sugi yakwemera kwanika ikariso ku musozi. Oya bayanere nta kibazo. Ariko tuje tuvugisha ukuri. Tuje tuvugisha ukuri. Ariko reba uriya mukobwa yunamye kuri mugenzi we. Uriya maramamariza. Iki ari gushushanya, iki ari kwereka abantu. Manza ari kwamamaza. Cyakora ndabona abafite business z'inganda z'imyenda nibataba amaso ngo banateshe ibintu badufashe tubyamagana abagiye guhomba. Ko tugiye gufata ubwambure dusange tutari ngombwa ko tubwambika, tubushyire ku musozi. Hanyuma uretse ko n'igihugu cyacu uyu muco kitawemera. 05 TV twifatanije n'abanyarwanda bamagana iyi myitwarire y'urubyiruko. TSP n'ukuri akoze. Hanyuma tugushimira uyu mwanya mwiza waduhaye. Ikindi tukubwira ngo imiryango yacu irafunguye, nakagaruka. Ndahari kuba ngombwa ko twe tuguhamagara nawe nk'umuntu twavuze ngo hari icyo wabwira abanyarwanda, gira ikindi ubona kitagenda neza uzudufashe kugicyaha. Ndahari tubwira abantu ko ibyo bintu bidakwiye. Ndahari kubw'umunyarwanda n'umunyarwandakazi, ndahari kubwo gutanga ikizi. Rero wihangane dutangira ntitwakuguye ngo uramana natwe igihe kingana gutya, ariko no tugiye kubwira igihe ugiye kuduha mu munota umwe tugiye kuguha. Ni iki wabwira umubyeyi, ni iki wabwira uyu mwana, umukobwa cyangwa umuhungu, ni iki wabwira abandi barezi, abarimu? Kuko umwana yavuye mu rugo agiye ku ishuri, umubyeyi akakugirira icyizere akaguha umwana we, hari ikintu kidasanzwe agutezemo. Abo bantu batatu mu munota, ubaye nkakoze nk'umusirimu wanakoresha munsi w'umunota. Hari umubyeyi, hari umunyeshuri, hari umurezi. Yes. Abo bantu ikintu nabavugaho, we munyeshuri menya ikintu cyakujyanye. Haranira
gira intego ugenderaho, wigendera mu kigare ngo ubone bari abajya hariya nawe ngo ubomeke utazi ikikometse, ikibiri inyuma. Ejo hawe ni wowe, igihugu cyawe gitegereje wowe, ntawe munyamahanga uzaza avuga ngo agiye kugira iki. Ni wowe ugomba kugikorera ukakitangira muri bwa buryo bwose wanyuzemo wiga, imvune wagize utazikoresha ikintu gitanga umusaruro muzima wawe ugize. Mubyeyi nawe murezi, ndabizi ko mwe muri ababyeyi beza mushyigikira abana bacu cyangwa se barumuna banjye, bashiki banjye, mukabahuriza, mugafata umuco wavuye mu rugo mugafata n'uwanyu mukabihuza, mubikomeze. Yego, urakoze cyane, igihugu cyiza, turagushimira. Hanyuma abakunzi ba 05 TV, icyo tubasaba ni ukutuba hafi no kudutera inkunga. Nibwo bikomeye biracyasaba inkunga, hanyuma ntago birenze gusa nyine urumva tuba dufite na telefone ziri muri momo, ntabwo twabyanga ko ni urugendo rukomeye kugira ngo tukugereho. Ariko inkunga ya mbere tugusaba ni subscribe, udukorere share. Subscribe urumva nyine iyo uyikoze nawe bigufasha na comment icyo zifasha. Comment wenda hari igihe twabavuna, dore ko hari igihe baba banasomye ibitabo cyane, ariko nyaboneka nureba iyi video ukabona kuranda akantu k'umutuku karacyari umutuku, ntacyo bitwaye ugakanzeho. Ntacyo byaba bitwaye rwose. Sawa rero, uzagaruka. Sawa.